muraho nshuti z'Imana, nshuti mukurikirana urubuga Ezahayasu. Tugize umugisha rero, wa musore wa wundi wabazaniye ijambo ry'Imana, umwe wahuguraga urubyiruko, agahugura abantu bakuze, abasore, abasaza, abakecuru. Donc urugero rwose muramubona kuri screen, nguyu yaraje yicaye imbere yanjye. Reka nze abasuhuze nshuti mudukunda, ubundi dutangire ikiganiro nyirizina, tubabwire topic y'ikiganiro. Iki kiganiro tubazaniye kiraryoshye, muriyumvira namwe. Yes, nongeye kubasuhuza. Amazina ni yayandi nayishakira asubiza Patrick. Nkaba ari ngiye wabagejeje ikiganiro ejo bundi kijyanye n'ijambo ry'Imana. Nkaba nongeye ngarutse kubasuhuza, bahereza ijambo ry'Imana, kandi ijambo ngiye kubahereza iribe ryaca mu matwi ngo rihuke mu yandi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yanyu. Haleluya. Ribabere impamba izabageze iwanyu mu ijuru. Ndagira ngo mbabwire ngo mwebwe abari kundeba, abari Amerika, Aziya n'Uburaya, u Rwanda, Uganda, Tanzania, Congo, Burundi, abo bose bari kundeba, amagambo ngiye kubabwira abashe kuba yashinga imizi mu mitima yawe, ntibabashe kuyagira amashigara cyicaro ngo abashe kuba yasigara aho bicaye cyangwa se mu kazi kabo bakora, ahubwo ababera impambe zabageze iwabo mu ijuru. Kandi aho bagiye hose ababera icyo kurya n'icyo kunywa, mbere yuko bagira icyo barya cyangwa se icyo banywa, bajya babanza bafate ku iki cyo kurya ngiye kubahereza n'icyo cyo kunywa, bajya babigira icyo kunywa cyabo. Sawa, murakoze. Rero ubwo ikiganiro turagitangiye nyirizina, ariko mbere yuko twagitangira tugiye kubanza dusenga Imana, ubundi tubabwire ijambo ry'Imana, tubabwire n'ikiganiro. Ariko mbere tutarasenga rero katubanze tuganire. Buriya rero muvandimwe, buriya rwose muri iyi minsi uri kubona abantu muri iyi minsi ngemerutse gukurikirana ikiganiro gikurikiranye na bya bindi twagiye dukora, ariko mbere yuko nababwira abakurikirana imbuga za Ezahayasu, Uraryoshye TV, donko n'izindi mbuga nyinshi cyane, ari izikorera muri Amerika, i Burayi, mu Rwanda, ahantu hose hagiye hatandukanye. Burareka nkubwire, ngemerutse gutangazwa n'umukozi w'Imana w'umupasiteri watukaniye, bari kujya batukanira no ku mbuga, ukabona rwose bari gutongana. Narabibonye cyane, ariko rwose bavandimwe, ngewe nje mbabwira mureke gutukana rwose, ibintu by'Imana mureke kubikiniramo. Iba waratangiye ijambo ry'Imana, vuga ijambo ry'Imana ritarimo ibitutsi. Iba waratangiye ijambo ry'Imana, vuga ijambo ry'Imana ritomoye. Ureke gutukana, mureke gushaka amafaranga muri gutukanira mu bintu byo gusenga. Buriya Imana, mbere yuko watinya, agomba gutinya Imana. Imana yacu yariyemeje, itanga umwana wayo Yesu Kristo, ariyemeza, arabambwa, amena amaraso ye, bamutera imisumari, arababara cyane. Ariko bavandimwe, mutangiye gutukanira mu bintu byo gusenga koko? Ntabwo ari byo. Imana yarabanenze, nubwo mwabikoze ntabwo ari byo. Cyane ko kuri izi mbuga uri kujya urebaho imbuga, ukareba mu mbuga bari gutongana, kandi ngo bamwe bari abapasiteri, kandi ngo bamwe bavugaga ijambo ry'Imana, ariko bashozanyije ibitutsi. Mureke dusaze neza tudatukana. Imirimo umuntu akora niyo izamuherekeza. Tukiri aho rero, nari ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ariko nari nkebuye. Iba waratangiye ijambo ry'Imana, murabona nkatwe urubuga rwacu rwitwa Izera Yesu. Iyo wizeye Yesu ntago uzanamo ibintu byo gutongana, ahubwo uzanamo ibintu byo gukomeza abantu, kugira ngo wa muntu uri burebe ikiganiro, wa muntu twatangiye tubwira ngo niyizere Yesu, niyizera azabona icyo yifuza. None se iba waratangiye ijambo ry'Imana, uri pasiteri, ukaba utangiye gutukanira ku rubuga, ibyo ni ibintu Imana yaravyanze rwose. Mushakisha ukuntu mwakwihana. Iba warabwirizaga ijambo ry'Imana, rivuge neza. Mperutse gukorana ikiganiro n'umuntu, mvuga ko hari abantu bigize bashwanira mu rusengero, barashwana rwose. None rero no ku mbuga abantu bagezeho batongana, batukana. Ntabwo byagakwiye. Twebwe Abanyarwanda tugira urukundo, turasenga, dukunda Imana, dukunda n'abayobozi bacu. Nimwubahane, mugire urukundo, mukundane. Iba uri umumama, kunda umumama mugenzi wawe. Iba uri umupapa, kunda umupapa mugenzi wawe. Iba uri umusore, kunda umusore mugenzi wawe. Ku basore rero, uyu musore nawe agiye kugira ibiganiro agira, ababwira, hanyuma dukomeze ubundi nyamukuru, dukomeze ikiganiro sasa. Sawa, murakoze. Wamuhaye umwanya rwose nabonye ari ahantu heza cyane. Nanjye urabona ko hameze neza. Nanjye nkomoje ku by'umuvandimwe wanjye yavuzeho. Birashoboka cyane, abantu muri iyi minsi ntabwo bashaka kuvugisha ukuri. Kandi nyamara burya akaha tubona nk'aho ari gatoya, niko kazadukoraho.
abantu kubeshya babigeze nk'aho bivugira inka, kandi nyamara kubeshya n'ababeshya bakabikora, abo bose bazashya bumve. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo muri iyi si abantu akenshi bashaka kwiyogeza, kandi nyamara kwiyogeza ntabwo aribyo bikigezweho. kandi Yesu, izi ni inzira zo kuza kwa Yesu. kandi aho kugira ngo wiyogeze umwami wacu atari ukogeje, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ngibyo bizakugiraho ingaruka, kandi nta handi bikuganisha usibye mu nzira igana igihenomu. Ntabwo nababeshya, nanjye nk'ejo bundi hari nk'uwambereye Petero, Yego nk'uko bihakanye Yesu. mana we, ni ukuri mana, nanjye nko mwiramitse hari nk'uwambereye Petero neza gutya gutya ndabibona, Yego anyihakanira imbere y'abantu bose ndimo kureba. Niba mugiye kubabwira ibi muri iki gihe tugezemo, mukizwe mutaryarya, mukizwe mutishushanya, mutabeshya, muvugisha ukuri, kandi mwe kurobanura ku butoni. Abo bose bakora ibyo ngibyo bose bazashya bumve. Niyo mpamvu ngiye kubabwira ibi, mwebwe mureke ibyaha byanyu murimo mukora, mwibagirwe mutongera kwibuka, muhanagura ibyaha mubihanaguye. Ndagira ngo mbabwire ibi, ni uko hari uje kurenganura abarenganyijwe, ngo nubwo muri iyi si ububasha bufite abaturenganya, ariko nyamara hejuru yabo hari uzaza akaturenganura. Yego uwo ni Yesu. Hari uzaza akaturenganura akadukuramo akarengane turimo. Yego Byose biba bireba yicecekeye, baturenganya bireba, batugira nabi abireba, ariko ndagira ngo nkubwire ngo azaturenganura atababajije. Ibyo adukorera ni ngombwa ngo bijye bimenyekana na buri umwe uwo ari we wese. Iki ngiki kiganiro ngiye kubagezaho ubu ngubu ni ijambo ry'Imana. amina. Ijambo ry'Imana ngiye kubagezaho, Yego niyo mpamvu nahoze mbibabwira, Yes. abandebera impande n'impande hirya no hino, impande n'impande mu bihugu, mpereye mu Rwanda, Kongo, Tanzania, Burundi, Uganda, Amerika na Aziya n'Uburaya hose, aho ndebera hose, amagambo ngiye kukubwira ntuze kuyasiga mu kazi kawe wicaye, waba uri hehe, waba uri mu mashuri, waba urahaganaye hose. Amagambo ngiye kukubwira ntuze kuyasiga aho wicaye cyangwa se aho uri gukorera akazi kawe, ahubwo azi kukubera icyo kurya n'icyo kunywa. Yego Mbere yuko ugira icyo urya, ujye ubanza kurya kwayo magambo ngiye kukubwira. amina. Mbere yuko ugira icyo kunywa, ujye ubanza kunywa kwayo magambo ngiye kukubwira. Amina. Ibyo byose nubikurikiza uzabona ubugingo buhoraho. Sawa rero, mbere yuko mbagezaho ijambo ry'Imana, tubanze dusenge. Mana ihoraho, Data twese uri mu ijuru, Ingoma twongeye gushima no kuguhimbaza, turakunezerewe. kuko uri Imana ivuga bikabateka bigakomera, Haleluya Yesu. kuko uri Imana nk'agasuzuguro k'abadayimoni, Yego kuko uri Imana isezeranye ijambo turakwemera warangiza Yesu Kristo, ukarisohoza, we kuko waritanze ari wowe uvuga amaraso yawe bikaba ku musaraba. abateka bigakomera, kuko ari wowe uruhura abarushye n'abaremerewe, Yego kuko ari wowe utivuguruza, kuko ari wowe ujya gukora ikintu utabanje kugisha abantu inama, mana we. kuko ari wowe uteye ubwoba. Uwiteka ndakweretse buri munsi uri aha ngaha ugiye kumva amagambo yawe. Uwiteka umuhereze kuyafata kandi amugirire umumaro, aho azajya hose ajya ahora agira icyo amufasha. Najya gukora icyaha yibuke amagambo ngiye kumubwira. Haleluya. Uwiteka ibyo byose nabikurikiza uzamuha ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu nsengera buri munsi uri aha ngaha uri kundeba, ari umukecuru, ari umusaza, ari umusore, ari inkumi, ari wese uri kundeba, aya magambo amubere inkwambe zamugezaho mu ijuru. Niyo mpamvu ngusabye nkwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yes, komeza noneho. Yego abantu bateze amatwi rero bagiye kumva ijambo wabateguriye. Yego ubundi twumve iki ku mutima wawe. Nkaba ngiye kubasomera muri Zaburi. Yego Zaburi uwa. Zaburi y'ijana na 16 umurongo waho wa 13. Yego Haranditswe ngo wansunikiye cyane kungusha, maze Uwiteka arantabara. yo 14 Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, kandi yahindutse agakiza kanjye. amen. 13 niho ndibanda cyane. Wansunikiye cyane kungusha, Ngo wansunikiye cyane kungusha, maze Uwiteka arantabara. maze ngo Uwiteka anzaho arantabara. Ya Birashoboka cyane wowe muntu uri kundeba ko muri iyi yego minsi uwo ko haba hari uwagusunikiye cyane kugusha, yego. ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari uzaza gutabara. Amina. Ndagira ngo nkubwire ngo hari byinshi uhura nabyo Yego bigusunikira cyane kukugusha mu bibazo. mwiyumvire na. Ndagira ngo nkubwire ibi ko hari ureje gukura mu ibyo bibazo. Yego Ndagira ngo nkubwire ngo ko muri iyi minsi wari umaze igihe uri mu karindagiza, hari byinshi bikurindagiza bikagutera gukora ibidakorwa. Ndagira ngo nkubwire ibi, hari uje kugukura mu ibyo byose byakubasa, ibyo byose byagutesheje umutwe. Ndagira ngo nkubwire ngo hari uje kubishyira ku murongo, uje kubigukiza. yego uwo 14 Uwiteka niwe mbaraga zanjye
n'indirimbo yanjye. oya umva ukiraho ngo uwiteka niwe mbaraga zanjye. Uwiteka Imana yacu yohereje umwana wayo Yesu. Komeza. ngo uwiteka niwe mbaraga zanjye, ndabisubiramo, ngo uwiteka we n'indirimbo yanjye, amen kandi yahindutse agakiza kanjye. amen. ahangaha ku murongo wa 14 ndagira nkubwire ngo numara kuva mu biza byose byakurindagije, byose byakunanije,